mwe nimumbwira abo muri bo ndetse murabara ndetse nge nakoze cyano. Hello bro bitese ni fresh none kwewe iminota yagira ibinashira ugeze hehe ko twahanye gahunda kuza kundeba aba ntakubona bimeze bite? ndaje bro abuzi ko ngiye nkora ku minota ndabizi hanga ngiye wana gira faster ndagukeneye vuba byihuse akazi karimo karapfa narebika mfata kamoto abuze ko ibyo ngende kwishyurire banguka gira faster sawa sawa courage. Yes afande. Yes. Narembe taxi. Meze neza? Nta kibazo. Bambwiye ko tuye muri zino quartier. Yego. Sasa hari amakuru mukeneyeho. Hari umujyama uba muri zino quartier ucuruza ibintu bitemewe. Birimo twatuna mujya mukurura gutya arya mutwita ngo iki? Twese bwa kamwe ko ku mugongo w'ingona. Ako ngako. Sasa uwo mutipe ndamukeneye. Ukangeza ahantu akorera ayo makuru ndayakeneye kandi vuba bidatinze. Birashoboka ntibishoboka? Uwo muntu ndamumenya nese ko ngiye ntajya mbinywa fande. Humura ngenda kwishyura nakazi turimo. Ndakwishyura ukeneye yose. Nimushaka kumfunga nkuko bakoze kibwigiriwe ko. Gusa nshaka kwifunga mba nagutwaye kare. Mukuru yawe sinyaza. Ariko ngiye ntago njya nkanywa fande. Ibyo tubireke ntago ari byo twajemo. Yego. Umuntu uramungezaho ntumugezaho. Bisaba kugushakira amakuru. Wampa iminota 15. Sasa rero tudatinze ugiye gukora uko ushoboye. Ubutabye iminota 15 ugiye kubwira iminota 10. Iminota 10 ube wanzaniye amakuru afatika y'ahantu hari kandi ko nizo staff zihari. Yego? Yego. Iminota 15. Agiye bumbwe ngo mukuboneye wampa wenda kwishyura bishimishije humura n'ugira ikibazo. N'ibihumbi 100. Okay ndaguha desa. Iminota 15. 10 nimba harimo 10. Konze minute ndagutegereje. None hanje nshaka nkusanje aho ngaho. Faster. A few moments later. Ako se umuntu uri kunkomangira sahizi we nuwahe none? Nta mpamvu yo kujya nkingurira abantu naranamenye. Uzi wanjye arivuga gute? Egisi ara. Yes. Nebe undi muntu wari. Nazite se niga. Neza maniga. Neza se kapo. Ni sawa. Akuse buretse. Kanuga pe kwinjiza ko ibone. Yicaye aho ngaho mari. Fresh tu. Ariko nuno muzigo nkuzaniye. Nizere ko ari kinini kizima. Cyihorere shumi yanjye. Kurya umuntu abayakinywa agahita agibica. Aco bita Benjiga. Banzu urebereho urebe. Musha kurambura urebe. Ako waba wapfunyikiye mwana. Banjye sinjya nkuzanira ibintu bibura bizi. Ako niko. Kira mwana je. Ese wakintu. Mwana none hari sawa. Uyu mizigo nenge kujya nkutama igihe cyose. Kinini ndabona kitabaho warura. None nsiga nibereye ku kigega. Ze kana akagande se cyangwa n'agatanzania. Beti nkongole. Ngiyo umuntu ayimwe. Niyo yaba ari inzoka. Nuguhita ubundi uhita ujya ibicu uhita wimva ubebereye mu isi yawe. Sawa. Ariko ntabwo ndamenye utundi uko. Ariko se man ko numvishe aba bararanga ejo bundi bafashe ngo mu mudugudu ngo harimo ngo abantu benshi basumba. Kibazo se no gusumba cyangwa ikibazo ngo basanga rubatanga. Basumbisha ngo barimo benshi. Urumva ubwo bamaze kumenya ngo abantu bagenda bacuruza imizigo bajya uramenya utazandaburiza wa murezi. Uneye ubwoba muri. Ninjye ngo iki mwazunzanira boro jye menya buryo zitambaza ntukazi yabarezi. Nizere ko nta bintu bindi bizaba ingaruka nyuma. Niga bizaterwa we n'ukuntu byitwaye mu wundi wowe ugomba kujya uhabarara ubona ko ari abukuri.
urabona aho nushaka uzajya uyipisura icyo iyo ntabwo nayitanga iyi yose gusa urumva ibyo bintu bishoboka ndakaswingingi ubundi ahangana ubundi wowe wanjye twari twaranabanye ci ahubwo urumva zamura n'icyo gikapu turi nizere ko byose ari sawa zose reka wakitereyemo ijisho ukareba se mana ubona zose ni kuriya ayo no ndaguhera ukuri ndagasa fungura we gusa ndaguhera ukuri noneho wumva ubundi ibintu byose ese mana niga yanjye ubundi abandi hano basumbisha nabaye ntabwo urabizi ahangaha i Kigali buri wese amenya ibye buri wese ahangaha amenya ibye ngiye kwita ku by'abandi rero naba naraburije nta bandi bantu uzi bafite imizigo niyo baba hari igisugura ajya kubyitaho kumenya ibyanjye wapfa kuzajya ubyitwaramo neza igikapu se uragisubizayo uragisubizayo n'izindi nzayizana muke ntabwo ufite aho uzitsimba se wapfa impano zireba ukundi ku bantu haboneka nta n'ibirenze mani ntabwo amafaranga reka ubwo rero ndagukandira akanyenyeri hari igihe ava ahubwo twicare ntuzi ko ibi ngibi mani umuntu arimo n'ibuboro n'ibijuru ushaka kumva birakubise ubwo se ntagurukanye njye ntabwo ari cyo kibazo kandi mfite nimero yawe abanza shyireho mani ubwo bukara umuntu azajya yicara reka mubwire rero shyiriraho banderete nicare mfite banderete ndabyumva gusa mari waje twazi ibintu mba nashoye inzange mani fata imari yawe isubizeyo ubwo nuko ngo ntabwo amafaranga ari kuri telefone gira nyine nohereza kandi ihangane iri kuri cagi nta kigo tukiri hano uzana ibintu nta n'akantu uzamuzaho mani kandi ari wowe bindanguza wajya mureka ibyo bintu nawe kugira ngo nawe ujye wumva ko kameze neza ahubwo bizima sibyo cisheni urumva tuzahurije tugushyira kuri fone mu kanya kujyana amafaranga n'amafaranga y'umuzigo utayajyanye cyangwa mwaragenda mwarabwo atajyana umuntu usanga ahangaha ndamenye wicuma uramutse wibeshye ntuyashyireho nazakuraburiza n'izina ry'Imana wallahi ntabwo ariko usobandabuza wowe wiretse mani wagire vuba najyaho banderete umuntu abona uko abona undi muzigo saba ntari bugabo cisheni wigira ikibazo ariko ntari ndakwemera ibingibi baba bigira n'ibiki ko kuzanira imari cyo kiba kivuze kwigwa bibigirwa abantu badanje noneho si imitanzaniya bino binini ndagaswe ubona ari danje ariko ikindi kibazo ni kimwe navuze ngo umurangira abandi bantu baba batambaza cyangwa abantu bajya bashyira cyangwa nanone namwe ngo ninayazana ninayamwoherereza azandaburiza umujene sinyimushyira amakenga yaje nzahindura nimbona nyizo rya none zamuraburiza nanjye ahubwo ariwe aho kugira ngo azandaburize zamuraburiza fande ubu noneho byakemutse umurezi namurangije namubonye gahunda twazujuje amakuru urayafite neza gutya 5/5 ngiye mwiviriyeho sasa rero twebwe byacu bitinda urabizi dore aka gakapu ndakabona uretse aka gakapu karimo doro yego kakabamo na GPS GPS urabizi wapi ntacyo ibyo ni iby'akazi nta kibazo n'akazi kacu kakabamo na GPS ugiye kugenda ukamuhereze mubwire ko ari dore muzaniye nk'uko bisanzwe nuko wakundi yabigiye ugize umushyira ibyo ndabyimenyera ugenda ukamuhe ibindi ndabyikurikiranira ni amabanga yacu y'akazi uku kwishyura ni kwa kundi nta birenze 200 genda kano kanya akazi karatangiye none byanyabyo ubundi twari tumeze nk'abakina ariko akazi katangiye afande murayama nimero yindi niyo rwose amafaranga yakugezeho amasezerano n'iki
magana abiri ntimutinda kuko mu minota nko guhumbya ndaba ngeze wendera igihe ande nagiye. Halo? Yes, Claude. None vuba byihuse nsanga hahandi imbere ya portail yanjye hafi y'akazi. Vuba byihuse mu minota itarenze 3 ugomba kuba ungezeho. Gira fast kandi. Gira courage. A few moments later. Yes. Ni byiza. Wari mu kazi cyangwa ntabwo ukarimo? Naye nkarimwe akazi. Sasa hari misiyo yihutirwa. Tugomba kujyanamo nonaha. Hano umujyamo tugiye gufata ucuruza bya biyobyabwenge. Urabizi aho ndi bamaze iminsi baduha amakuru ye, ariko uyu munsi abanyamakuru yizewe. Nonaha turagiye tugiye kumufata ko nta gihe cyo gupfusha ubusa. Urabizi abatite nk'abariya utabafatiranye ushobora gutinda akaba aragucitse. Sasa abo nonaha turagiye tugiye kumufata. Uriteguye? Ndi ready. Sawa twagiye. Sasa muzinga ndabona ari muri kano gace ndabona ari imbere nko muri metero 18. Sasa ndabona tugiye kumugeraho. Muri metero 6 zonyine. Ndabona asa n'abahageze turahageze kuri hano. Ndabona ari muri iyi nzu. Sasa nahangaha. Sasa wewe hagarara hano, hagarara aho ngaho. Chiriwa yeye chiriwa nzenze katikati bombe chiriwa nzenze. Chiriwa nzenze chiriwa yaya katikati bombe chiriwa nzenze. Uji Kigali biranyobeye ngwino tugigoma karabandaje. Ko si umuntu gukomanga ubundi we. Igisara. Yes. Umuntu uzavuga igisi ara. Urumva umutima uri kugera. Yes. So. Meze neza. Yes. Watumira tukinjiramo ndani. Hapi nago nje. Nuse mu turutsekara. Sasa hano nta magambo menshi ndashaka kuvuga. Waza tukajyana ngomba kujya gusobanura. Tugende imbere tugende. Banyine. Mama nase muri bande. Ntabyo tuvugana imbere tugende. Muri bande. Muri bande nyine. Nase ko munyanyine muri bande. Urajya imbere tugende. Ntabwo nje nimubwira abo muri bo. Nase muri abo. Nase nje nakoze cyane.